Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, ni kwa Koko wahageze. Ikaze. Niba ari ubwa mbere tuguhaye ikaze kandi ukore subscribe kugira ngo ikindi gihe cyose tuzadushyiraho ibiganiro byacu byiza uzajye ubasha kubibona mu ba mbere, kandi ukore no kukazogera kugira ngo uzajye umenya ko ikiganiro gishyashya cyahageze. Hanyuma rero namwe dusanganywe ndabahobeye cyane yambi, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero tudatinze tugiye kuganira ku ndwara y'igifu, turebe ibigitera ndetse turebe n'umuti wakivura. Rero hano hari ibimenyetso by'indwara y'igifu. Ibimenyetso nubyibonaho uzamenye ko urwaye igifu cyangwa se wenda cyaba kigiye kugufata. Hari igihe kiba kimaze kukubamo cyinshi ndetse mbese waramaze kukirwara, ariko hari n'igihe kiba aribwo kigiye gutangira. Ibimenyetso rero nubyibonaho uzamenye ko ari indwara y'igifu. Ikimenyetso cya mbere hari ugutura imibe. Gutura imibe twese turabizi. Ikindi hari ukugira iseseme. Ikindi hari ukugugara. Kugugara ni ukumva mu nda usa n'umuntu ubyimbye, ukumva ntabwo mu nda umerewe neza. Ikindi ushobora gutura imibe ndetse bikaba byanagutera amibe. Ibyo byose ni ibimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye indwara y'igifu. Hanyuma rero hari no kubabara mu mugongo no mu bitugu. Hano hejuru mu bitugu ukumva harakurya, ukumva harakubabaza, ndetse no mu mugongo hasi mu rukenyerero. Ibyo bintu nibikubaho nabyo uzamenye ko ushobora kuba urwaye indwara y'igifu. Ikindi ni isefu. Isefu ya hato na hato, warya ikintu gikomeye ugahita wumva usefuye, uzamenye ko ibyo ari ibimenyetso by'igifu. Ikindi guciragura, ari nabyo bijyana n'iseseme, kuko iyo ufite iseseme nyine uraciragura. Ikindi ni ugutura amangati, kwa kundi umera nk'umuntu wariye ibiryo byinshi kabone niba waba wariye bike ugatura amangati, uzamenye ko icyo nacyo ari ikimenyetso cy'indwara y'igifu. Ikindi kimenyetso gishobora kukwereka ko ufite indwara y'igifu ni igihe ukunda kuribwa umutwe, kubabara umutwe bya hato na hato. Ufite na biriya bimenyetso bindi uzamenye ko rwose ushobora kuba urwaye igifu. Ikindi kandi ushobora kunanuka byihuse ukumva ntabwo uzi impamvu irimo kubigutera, ariko burya kiba ari igifu cyakwatatse. Ikindi kimenyetso kandi ushobora kubyimba amaso n'ibirenge. Ahangaha naho ni cya gihe igifu cyakurenze kirwaye pe bya nyabyo, uzamenye ko iki nacyo ni ikimenyetso cy'igifu. Ikindi kimenyetso cy'igifu ni ikirungurira. Ikirungurira ukarya ibintu ukumva ugize ikirungurira. Nizere ko ikirungurira abantu benshi barakizi. Nacyo ni ikimenyetso simusiga ko waba urwaye indwara y'igifu. Ibimenyetso byose nubyibonaho cyangwa ukabona kimwe muri byo, uzakeke ko harimo igifu. Ahangaha rero hari impamvu zishobora gutuma nyine igifu cyawe cyangirika cyangwa se ukaba warwara igifu. Hari kunywa inzoga zikarishye, inzoga nyine zifite ubukana cyane zigenda zigatwika mu gifu, nk'amarikeri, ziriya nzoga bita ibyuma. Ibyo bintu bishobora rwose kwangiriza igifu cyawe. Ikindi kintu mutari muzi rero gishobora kwangiriza igifu ni isukari nyinshi. Isukari nyinshi ntabwo ari nziza, usibye no kuba ari ku gifu. Murabizi ko isukari ishobora gutera diyabete, kubera biriya binure nyine ikora, bikaba byatuma umuntu agira isukari nyinshi mu mubiri. Ariko isukari nyinshi burya yangiriza igifu, cyane cyane nko kuyinywa mbisi. Kuyinywa mbisi mvuga ni kwa kundi nyine ufata icyayi cyangwa se igikoma ukakironga cyamaze gushya. Kiriya gihe nyine isukari ukayishyiramo ku meza, nibyo bita kuyinywa mbisi. Biriya rero ushobora kugira ingorane zo kurwara igifu mu gihe ukoresha isukari nyinshi ndetse ukabikoresha igihe kinini. Ikindi kintu gishobora kugutera igifu ni urusenda. Urusenda rwinshi uriye buri munsi kandi rwinshi, nabyo bishobora kugera mu gifu ugasanga rwangirije igifu. Ntabwo urusenda ari rwiza bya buri munsi. Hari abantu barya urusenda ugasanga barurya nk'isosi. Urusenda rero si rwiza kuko rwangiza igifu.
Ikindi kintu gishobora kugutera igifu ni ukurya vuba vuba ntukanje neza. Hari umuntu umara ugasanga iminota 3 cyangwa 5 asoje kurya kandi rwose yari yariye ibiryo byinshi. Ntabwo biriya bintu ari byiza kuko ntibyorohereza igifu, usanga nyine bigikomerera kubera ko biba bigusaba gukanja neza, hanyuma ukamira, ubundi igifu kikaza gukora akazi kacyo, ariko nibura wabanje gukanja ku buryo gisya ibintu bitakigoye. Ikindi kintu gishobora gutuma urwara igifu ni amavuta menshi. Amavuta menshi cyane cyane amavuta y'amamesa, ariya mavuta burya ashobora gutuma urwara igifu. Ikindi kintu gishobora gutera igifu ni umunyu mwinshi. Kurya umunyu mwinshi kandi ahanini ukawushyiriramo nawo ku meza nka kumwe twabonye ku isukari, hari abantu rwose adashobora kurya atongeyemo umunyu, akawongeramo ataranamenya ko wakoze cyangwa utakoze. Biriya bintu nabyo burya ni ukwangiza igifu. Ikindi kintu gishobora gutuma urwara igifu ni itabi. Itabi burya naryo ritera igifu. Ikindi kintu ni inzoka ya amibe. Amibe hari ukuntu yangiza igifu. Ikindi ni constipation cyangwa se impatwe. Biriya bintu byangiriza igifu kuko burya constipation ifunga amara, hanyuma noneho ya gaze yagombaga gusohoka iciye hasi ikagaruka igasubira mu gifu. Ibyo rero bishobora gutuma igifu cyawe cyangirika bivuye kuri constipation y'igihe kinini, ndetse ikajya igaruka buri gihe, bitera igifu. Ikindi kintu ushobora gutera igifu ni agahinda gakabije. Agahinda gakabije cyangwa depression burya bitera igifu nabyo, guhangayika, ugasanga ugeze guhangayika kw'igihe kirekire, niho bahera bavuga bati kurakara bitera igifu. Igihe cyose nyine utameze neza mu buryo bw'imitekerereze nabyo bishobora kugutera igifu. Ikindi kintu gishobora gutuma ugira uburwayi bw'igifu ni igihe ufite amaraso make. Igihe ufite amaraso make mu mubiri burya nabyo bishobora kuba intandaro y'igifu. Hanyuma rero ntimwihebe kubera ko haba abo cyamaze gufata nabo byari bitangiye kuza kwibonaho ibi bimenyetso, hano mbafitiye umuti uvura igifu mu buryo bwiza kandi ni imiti iboneka rwose ugakira. Hari romare twese turayizi cyangwa rosemary, ukuntu uyikoresha kugira ngo wivure igifu, ufata amababi ya romari ukayavanga n'igikukuri ukabibiza mu mazi, noneho byamara gushya ubwo igikukuru kiba cyayenze, ukazajya ufata ikirahuri kimwe mu gitondo, ikindi saa sita, ikindi nimugoroba. Ibyo bintu ukabikora ukabikora mu gihe cy'iminsi 5. Ibi bintu ni umuti mwiza ku gifu. Ikindi kintu ushobora kwivurisha igifu ni igikakarubamba. Igikakarubamba uragifata ukakivanga n'umutobe w'indimu, ugashyiramo ubuki, ubundi urwo ruvange nyine ukazajya urunywa. Ni ukuvuga ngo ufata litiro y'amazi ugashyiramo amababi 2 y'igikakarubamba. Ubwo amababi y'igikakarubamba murabizi ko biba bifite amababi, noneho ugashyiramo indimu 1, ubundi ugashyiramo ibiyiko 5 binini by'ubuki. Hanyuma iyo ji yabyo niyo ufata ikirahure kimwe mu gitondo, ikindi saa sita, ikindi nimugoroba. Ikindi kintu gishobora kukuvura igifu ni ibumba ry'icyatsi kibisi. Ibumba ry'icyatsi kibisi riboneka mu bagorozi, ahantu baba bari hose ibumba riraboneka, ukarivanga n'ubuki. Ni ukuvuga ngo ufata rya bumba ukavanga n'ubuki, ukabikoroga ndetse bikagera nk'aho biba nk'umutsima. Noneho ukazajya ufata ka kabumbe wabumbye, kamwe ukakarya mu gitondo, akandi saa sita, akandi nimugoroba. Icyo gihe ni igihe wakoresheje ibumba ry'icyatsi
kibisi ndetse n'ubuki. Ikindi kintu gishobora kukuvura igifu ni tangawizi. Tangawizi ukayivanga na piripirimanga, ubundi ugafata ibibuto bya avoka. Buriya ibibuto bya avoka ni umuti ukomeye cyane, ni umuti ukomeye cyane ku gifu. Ufata ibibuto bya avoka ukabisya, nyine uba wabivanyeho ka gashishwa kigasigara ari ikibuto gusa. Noneho ukabisya, ubundi ukabivanga na tangawizi na piripirimanga, ukabishyira mu byo kurya. Ubwo nyine uba wabiseye bimeze nk'agafu, ukajya uminjira mu byo kurya akayiko kamwe mu gitondo, saa sita na nimugoroba bitewe n'igihe urira. Ibyo bintu bizagufasha bikuvura igifu. Undi muti rero ushobora kukuvura igifu ni umushengesha ndetse n'akarungu. Iyi miti ibiri nayo uyibonye ukayibiza mu mazi nabyo byakuvura igifu. Hanyuma rero hano hari inama tugirwa, gukanja neza ibyo kurya, ukarya neza witonze, ukamira wamaze gukanja neza ibyo kurya. Ibi bizakurinda igifu. Ikindi, igihe ushakiye kujya kwituma ugomba guhita ujyayo, kuko biriya bintu byo gushaka kwituma ukarindira ukabanza ukareka bikamara igihe kinini, ntabwo ari byiza kuko byangiriza igifu. Ikindi kintu ni ukwirinda inzoga zikarishye kuko zangiriza igifu, kwirinda kurya amavuta menshi, urusenda ndetse rwa buri munsi rwinshi rukarishye, biriya bintu byangiriza igifu. Ikindi ni ukurira ku gihe, ukagira isaha urira, kuko iyo uhindagura igihe cyo kurya nabyo bishobora kugutera igifu, ugasanga rimwe uriye saa tanu z'ijoro, ubundi saa moya, ubundi mbese uko kuntu ugenda uhindagura amasaha yo kurya nabyo bishobora kugutera igifu. Hanyuma rero ukirinda no kurya ibyo kurya bikonje ndetse n'ibyo kunywa bikonje cyane, kuko nabyo byangiriza igifu. Hano hari ibintu bishobora gutuma igifu cyawe kimererwa neza, harimo salade, harimo ibitunguru, harimo imboga, harimo indimu ndetse n'imbuto. Ibyo bintu ni ibintu bishobora gutuma igifu cyawe kigubwa neza. Ubwo rero ni ukubikurikiza kugira ngo abatararwara igifu mukomeze mugisigasire, n'abakirwaye namwe tubarangiye umuti kandi ndizera ko uzabagirira akamaro. Mwakoze kubana natwe rero. Iyi ni Star 204 TV. Mukomeze mukore subscribe kandi mukore like, share na comment kugira ngo ibi biganiro bikomeze bigere ku bantu benshi batandukanye. Bye bye bye, naho ubutaha.